hari abitwa abanyamurenge. Abanyamurenge urababona buno bwoko bw'abanyamurenge. Buriya nubona abanyamurenge n'ubwoko bwanyuze mu bibazo bikomeye, n'ubwoko bwanyuze mu ntambara ziteye ubwoba, aho wabonaga ko ikigamijwe ari ukugira ngo icyitwa umunyamurenge kirimbuke cyangwa se babarimbure babakureho burundu. Buriya nuzajya ubona abanyamurenge ujye rwose wumva ko ari abantu baciye mu bintu bibabaje, wumve ko nawe bikubabaje. Uyu munsi wa none nta kandi gahinda kiyongera mu kandi nyuma y'uko uwitwa Michel Makanika warwaniye ubwoko bw'abanyamurenge yaje kwitaba Imana. Bidasubirwaho, Makanika yapfuye. Ubu niyo makuru ahari, ahubwo uburyo yapfuyemo nibwo busa nkaho buri kuvugwaho byinshi, ariko kuba Makanika yapfuye byo yapfuye. Makanika abantu benshi nakomeje kugenda mbona bambaza cyane cyane abatari abanyamurenge, kuko nta munyamurenge ubutazi Michel Makanika cyangwa se n'undi muntu wese ugerageza kuba bari kumwe nabo cyangwa se yabyumva cyangwa se utuye hano hafi. Iri zina Makanika Michel ni izina rinini cyane. Hari benshi rero bagiye bambaza ngo uwo Makanika Michel ubundi iri muntu ki, ko twakomeje kubona hari abantu bamupostinga, hari abibaza ngo yapfuye. Uwo Makanika Michel bitebye ni muntu cyo bundi. Ducemo twihuta cyane amasegonda make kugira ngo nze ngo twinjire mu kindi kintu cy'ingenzi cyabaye hano mu Rwanda cyangwa se kizaba ku munsi w'ejo mu Rwanda, ariko ubona ko imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yakomeje kwamagana cyane. Ibuka gukora subscribe aho hasi, nze duhere kuri Michel Makanika. Mbere ko tugera wenda kuri Makanika, uyu Makanika yari umuyobozi w'umutwe witwa ngo ni Twirwaneho, cyangwa se n'abanyamurenge bari barashinze umutwe witwa Twirwaneho, birwaneho nyine barwanira ubuzima bwabo kugira ngo barebe ko batabica ngo babamare. Abanyamurenge bari barashinze umutwe witwa ngo ni Twirwaneho. Uwo mutwe rero wari uyobowe na Colonel Makanika cyangwa se Michel Makanika. Uyu Michel Makanika, kugira ngo tumenye ukuntu yinjiye muri uyu mutwe w'abanyamurenge witwa ngo Twirwaneho, wari ushinzwe kurengera kubungabunga ubuzima bw'abanyamurenge, no mbega n'umutwe witwaje intwaro cyangwa se bagerageza kwishakamo abasore kugira ngo n'abakobwa bashoboye kugira ngo babashe kurinda abanyamurenge bagenzi babo barwaneho hatagira umuntu uza abica baziza gusa ko ari abanyamurenge. Gusa mbere ko twinjira ukuntu Michel Makanika yapfuyemo, reka duse nk'abahera inyuma gatonya tumenye Michel Makanika ari muntu ki. Uyu Michel Makanika yavukiye ahitwa mu Minembwe, cyangwa se mujya muhumva Minembwe, muri iriya misozi ya Minembwe. Michel Makanika niho yavukiye ndetse ni naho yabyirukiye, niho yakuriye. Mu mwaka w'1994 nibwo Michel Makanika yaje kwinjira mu gisirikare, ndetse yarwanye intambara nyinshi, zira ntambara zo muri Kongo z'96 Michel Makanika yarazirwanye. Mu mwaka w'1998 yaje kwiyunga ku basirikare basaga nkaho bari kwigumura, ariko b'abanyamurenge babaga mu gisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo. Bari abasirikare b'abanyamurenge, ariko ugasanga igisirikare cya Kongo ntabwo kibafata neza, ntabwo kibafata nkaho ari abakongomani babo. Abasirikare b'abanyamurenge rero bari muri icyo gisirikare cya Kongo batangira gusa nk'abicamo ibice cyangwa se nk'abakora akantu twakwita nk'agatsinda kabo ko kujya bagaragaza ko batishimye, cyangwa se nko kwigaragambya mukuru bagaragaza ko batishimiye ukuntu bafatwa mu gisirikare cya Kongo bitewe n'uko ngo bo ari abanyamurenge. Ndetse bivuga ko muri uwo mwaka byaje no gutuma afungwa muri uwo mwaka w'98 aza gufungwa, ariko nyuma aza kurekurwa n'ubundi na leta ya Kongo. Ndetse bikavugwa ko uriya mu generali mubona Masunzu, uriya ni generali w'igisirikare cya Kongo, General Masunzu buriya yagiye agirana ibibazo bikomeye, ariko mbere yuko agirana ibibazo n'uyu Makanika babanje kuba inshuti ho, banarwanye urugamba rumwe bombi ari abakomando mu gisirikare cya Kongo. Ariko nyuma mu mwaka w'2007 uyu Makanika Michel yaje kugirana ibibazo na Masunzu generali. Ndetse hari n'umutwe wundi Colonel uyu nguyu Makanika baje gushinga witwaga ngo Gomino, n'ubundi w'abanyamurenge wo gukomeza kugerageza kwirwanaho kugira ngo bagaragaze ko bafite uburenganzira bwo kuba ku butaka bwabo, cyangwa se badakwiye kuvangurwa cyangwa se kugirirwa nabi bitewe n'uko ngo ari abanyamurenge gusa. N'ubundi uwo mutwe waje gusenyuka, Makanika arongera asubira mu gisirikare cya Kongo. Bivuga ko ngo igisirikare cya Kongo yakomeje kukibamo, ariko bigeze mu mwaka w'2020 nibwo noneho yavuye mu gisirikare ahubwo ajya kwiyunga ku mutwe witwa Twirwaneho. Uwo mutwe witwa Twirwaneho ni umutwe wari warashinzwe w'abanyamurenge, babaga barishatsemo abanyamurenge bagenzi babo, bagashaka intwaro hirya no hino, ubonye akabunda kakazana, ubonye intwaro akayizana, mu rwego rwo kugira ngo bo bamere nk'ahari umutwe cyangwa se nk'igisirikare cyabo gishinzwe kurwana ku bandi banyamurenge, kugira ngo ba bantu bajya baza bakabicira inka. Buri abanyamurenge bagiye bahurika cyane, bakabica, bagahungira mu misozi y'ukuri, bakajyana n'inka zabo izo babashije kurokora, izindi bakazica, gutyo imitungo yabo, amazu yabo bakayatwika muri Kongo.
rero aho bahungiraga babaga bari kumwe n'uwo mutwe witwa ngo ni uwo mutwe witwaga ngo twirwaneho. Uwo mutwe nawo utangira kugenda ucika intege kuko urumva n'abana b'abasivile bari aho ngaho bagerageza kuvuga ati tugiye kurwana ku miryango yacu, bakamera nk'aho bikozemo nk'itsinda rya gisirikare ariko ry'abasivile bari aho ngaho bafite utubunda, ubona ko bataroruganize neza nk'uko bikwiye. Ariko ubwo Makanika Michel yavaga mu gisirikare cya Kongo, yaraje asanga rya tsinda bitaga ngo ni twirwaneho ry'abanyamurenge bene wabo, arishyira ku murongo nk'umusirikare. Buriya umusirikare nk'uyu nguyu warwanya urugamba rurerure igihe kinini nka Makanika Michel, abazi iby'urugamba, yarwanya intambara nyinshi. Yaraje gufatira umutwe witwa twirwaneho w'abanyamurenge, abana bashyira ku murongo, ababere ku buryo bashobora kubonamo imbunda. Ubwo hari n'izo wenda yazanye akuye muri icyo gisirikare cy'uko yari afite iranka ritari ritoya, yararwanya urugamba ruri ntabwo yabura imbunda. Abana bashyira ku murongo, araboruganiza, bereka ukuntu bagomba kujya bicamo ibice, abajya kuneka, abajya kurindira hakurya no hakuno, ku buryo mbega yabakoze nk'aho noneho twirwaneho ibaye nk'igisirikare kiri seri gishobora kuba cyarinda abanyamurenge bagenzi babo, ku buryo buri munyamurenge wese ahari ku isi yabaga ari proud y'umutwe witwa ngo ni twirwaneho, avuga ati dutewe ishema no kuba umutwe wacu witwa twirwaneho urwanira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Byibura ubu ngubu usigaye bimeze nk'aho uroruganiza ari abantu basa nk'aho bakwirwanaho haduye aje kuko bashobora kuba bamuhibye. Abantu bose bakabishimira abanyamurenge by'umwihariko, cyangwa se n'undi wese ukunda abanyamurenge, cyangwa se wumva ko uburenganzira bw'umuntu butagomba guhutaswa. Buri muntu wese yabaga atewe ishema n'uwo mutwe witwa ngo ni twirwaneho ushinzwe kurinda abanyamurenge nawo w'abanyamurenge, bitewe na Makanika ko yaje akawushyira ku murongo, ku buryo abanyamurenge bose bari batangiye kuvuga ati Makanika ni intwari yacu kuko atangiye gushyira abantu ku murongo. Makanika amaze kugera muri uyu mutwe witwa twirwaneho, yatangiye kugenda azana abandi basirikare yari agiye asiga mu gisirikare bake cya gisirikare cya Kongo, akababwira ati muve muri icyo gisirikare, n'ubundi iyo leta ntago itugirira neza nk'uko bikwiye, n'ubundi batwica ari leta iyoboye yabo, muze twikorera ahubwo igisirikare cyacu, cyangwa se muze twiyubakire iri tsinda ryacu rya twirwaneho, dukomeze turinde bene wacu, turinde n'uburenganzira bwacu. Abo nabo bandi yagiye azanira bakura mu gisirikare bari abasirikare. Urumva haba haje izindi mbaraga zizi zo zikora, cyangwa se z'abantu bazi ibyo bakora. Abantu babaye abasirikare buriya baba batandukanye na kumwe umusivile yarwana. Umutwe rero waragiye usa nkaho noneho ukomeye muri iriya misozi y'abanyamurenge, iyo za Minembwe no hirya, biragenda bituma abanyamurenge bongera kuryama bagasinzira bakagira agahenge. Ubona ko nyine ibyo byose babikeshaga Makanika waje akoroganiza uwo mutwe witwa ngo ni twirwaneho. Mbere yuko Makanika aza gufasha abantu banyamurenge, cyangwa se gufasha n'umutwe wa twirwaneho ngo abashyire ku murongo babashe kwirinda, amazu y'abanyamurenge yari yarashize, inka zabo bazitemaga, bazicaga amanywa n'ijoro bazitwara, bazinyaga batwara. Mbega umunyamurenge nta mutekano yari afite na muke, cyangwa se uwamurengera uwamurwanirira. Makanika kubera gukomeza kurwana ku banyamurenge bagenzi be, nubwo ibitero bitasibaga kuba byabazaho, ariko bakomezaga kwihagararaho, ukabona ko noneho n'ababataka basigaye bagira ubwoba. Ibyo byagiye bituma n'abandi banyamurenge bari hirya no hino bavuga bati uriya muntu ameze nk'udukanguye ku maso, noneho n'abantu b'abasirikare basa nkaho bamaze kwiyubaka neza, natwe twabajoyininga tugafatanya kurinda ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Nuko nguko abandi banyamurenge nyuma yo kubona ubutwari bwa Makanika n'uburyo yarasigaye yoruganiza igisirikare cy'abatwirwaneho, n'abandi banyamurenge bari hirya byabateye ishyaka ryo kuvuga ati natwe tugende tujoyininge, twirwaneho, dukomeze tubane, turinde bene wacu. Mu yandi magambo, uwo niwe Makanika nashakaga ko mumenye uwo ari we, abakomeje kubona ngo Makanika ni muntu ki. Naho rero uburyo Makanika yaje kwicwamo, ubwo yari afite igisirikare, cyangwa se mu yandi magambo yari afite abarwanyi, ntabwo twatabona abasirikare, ni indwanyi zatojwe z'uyu mutwe witwa ngo twirwaneho z'abanyamurenge. Abo barwanyi b'umutwe wa twirwaneho batangaje ko bari bafite n'ibirindiro byabo nyine bakoreramo. Abarwanyi umutwe wa twirwaneho bavuga ko ngo ku munsi w'ejo drone yarabatatse. Kwa drone nyine urabizi z'iyi minsi ku rugamba ziza zikoreye ibisasu zikaba zabinaga ahantu, cyangwa se zikaba zarasa abantu. Tekinoloji yaraje. Abarwanyi b'umutwe wa twirwaneho ubwo bari kumwe n'ubundi na Makanika, nibo batangaje ko ku munsi w'ejo drone yaje karasa mu birindiro byabo, byari birahitwa ngo ni Gakangara muri segiteri ya Nganja. Nimba basoma Nganja, ubwo ngubwo murahazi ababaye muri biriya bice, hakaba muri teritwari ya Fizi, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo drone ngo yaraje iraturitsa, cyangwa se inaga ibisasu, abantu bagera muri 6 bapfira muri ibyo birindiro. Muri abo 6 bapfuye hari harimo na fande wabo Colonel Michel Makanika, cyangwa se ubundi bamwitaga ngo ni Michel Rukunda. Makanika ni akazina bagiye bamwita nyuma, ariko ubundi yitwaga Michel Rukunda.
nanone bamwe mu baturage batuye muri Minembwe babonye iyo drone bavuga ko yanyuze mu kirere cya Gahwera ijya kurasa ibirindiro bya Twirwaneho. Yari drone yoherejwe n'ubundi uvuga ati igiye kurasa mu birindiro bya Twirwaneho. Aho niho haba igisirikare n'ubundi cya leta ya Kongo cyangwa indi mitwe itwaje ibirwanisho. Awuramenye ngo ese ni leta ya Kongo yishe Makanika, ni indi mitwe yitwaje intwari ba muri biriya bice. Ntago biramenyekana abantu bishe Michel Makanika. Yaba niho mpamvu nakubwiye ngo urupfu rwa Michel Makanika ntago rurasobanuka neza ku buryo twahita tuvuga ngo ni n'aba bamwishe, kuko Michel Makanika no kuvuga ngo kara gace ibirindiro byo byari birimo haba hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, haba hari igisirikare cya Kongo nacyo kiraho ngaho. Ntago wahita umenya ngo ni bande bohereje iyo drone kugira ngo irase Michel Makanika, ntago baramenyekana. Ngo bisanzwe bizi ko abaturage b'abanyamurenge ngo bakundaga kwatakwa no kwibasirwa n'abitwa abamayimayi. Abamayimayi buriya bazunze abanyamurenge babatakaga cyane, ndetse n'undi mutwe witwa ngo ni Red Tabara kunze no kujya kubangamira igihugu cy'ababanyi cy'i Burundi. Uwo mutwe witwa Red Tabara nawo wajya kujya kubuza umutekano abanyamurenge ufatanije n'abamayimayi. Umuyobozi wa Twirwaneho Michel Makanika yishwe mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gufata ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'icyumweru gishize. M23 nanone yigaruriye santere y'ubucuruzi ya Kamanyora. Mwarabibonye ku munsi wo kuwa kabiri w'iki cyumweru. Kamanyora buriya nayo yamaze gufatwa na M23, ndetse ubona ko M23 n'ubundi ikomeje kumanuka igenda ifata hirya no hino. Sana none ubwo tuboneraho kwihanganisha abanyamurenge aho bari hirya no hino. Ku muntu mbega utazi Michel Makanika, wumve ko uwitwa ngo ni umunyamurenge, yaba ari muri Amerika, yaba ari i Burayi, yaba ari i Kigali, yaba ari mu bihugu by'abaturanyi, yaba ari i Burundi, yaba ari Kongo, yaba ari Uganda, aho umunyamurenge wese ari muri kano kanya arababaye. Apfa kuba yitwa umunyamurenge, afite agahinda gakomeye kuko babuze umuntu wari ingirakamaro mu kurwanira uburenganzira bw'ubwoko bw'abanyamurenge bwagiye buhura n'ibibazo byinshi cyane. Nanone tuvuye aho ngaho reka twongere twigarukire hano mu Rwanda. Mu minsi yashize hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari igitaramo cyagombaga kuba muri uku kwezi kwa gatatu. Ni igitaramo, bino bitaramo bijya bibera mu Rwanda by'abahanzi baturutse mu bihugu bya kure. Hari umuhanzi wagombaga gutaramira mu Rwanda witwa ni Tems ndakeka. Uriya muhanzi wagombaga gutaramira mu Rwanda yaje kugira gutya habura igihe kitari kinini ngo igitaramo cye kibe, ahita avuga ko igitaramo yagombaga gukorera mu Rwanda agihagaritse. Ni umuhanzi w'icyamamare muri Amerika ubusanga atwara bya bikombe binini cyane. Yahagarika icyo gitaramo. Ni umuhanzi ukunzwe kazi. Amaze guhagarika icyo gitaramo avuga ko impamvu ahagaritse icyo gitaramo yari yateguye igitaramo mu Rwanda ngo atazi ko u Rwanda ngo rufite uruhare mu bikorwa bibi biri kubera cyangwa se mu ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse avuga ko impamvu ahagaritse igitaramo ari ukugira ngo agaragaze ko nyine yifatanije n'abanyekongo bari guhemukirwa n'u Rwanda, ndetse nyine ni muri iyo sanse nyine ahagarika igitaramo ashaka kugaragaza ko u Rwanda atari rwiza ruri gukora ibintu bibi mu burasirazuba bwa Kongo. Kubw'iyo mpamvu ataza gutaramira igihugu cy'u Rwanda, yaba yifatanije n'igihugu kiri gukora ibintu bitari byiza cyangwa bibi biri guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo mugore yahise ahagarika icyo gitaramo cyagombaga kuba Otems. Gusa nanone Otems ntago afite izina rinini cyane, ntago ari icyamamare cyane kurusha uwitwa John Legend. Uwo John Legend nawe ni umuhanzi uteganijwe kuzataramira mu gihugu cy'u Rwanda, ndakeka ni ku munsi w'ejo cyane ejo bundi, ariko ni muri iyi minsi nta nubwo ari ngombwa ibyo ngibyo cyane. Ariko uwo muhanzi bita John Legend nawe ufite igitaramo, ariko ndumva ari ejo kuwa gatanu. Ejo sibwo itariki 21. Yego, muraza kubishyira muri comment mwe muba mubizi cyane kundusha. Bangira ngo nanareberega ko turi kugendana. Uyu John Legend yari afite igitaramo hano mu Rwanda ku munsi w'ejo. Nawe ubwo yari ari kwitegura kuzaza kuririmba mu Rwanda, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi wandikiye John Legend urwandiko rumubwira ati uramenye ntuzajye kuririmba muri icyo gihugu cy'abagizi ba nabi cy'u Rwanda gihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu byinshi. Uwo ni umuryango ubukomeye ku isi uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bahise bandikira John Legend iretere reka nyibanyurizemo amaso tuyisome, bamubuza kujya gutaramira mu Rwanda. Umve bavuga ati icyo gihugu ntuzajye kukiririmbamo rwose habe na gato. N'urwandiko rusa nk'uruteye ubwoba rwanditswe n'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi, Human Rights Foundation. Banditse bagira bati, bandikiraga ni letter bandikiye John Legend, reka namwe nyibasomere. John Legend yahise yitwoherereza nyine hano kuri YouTube channel yanyu, ruvuga ngo dukunda ibintu mukora kuri Rock Entertainment. Iyo letter yisomera abakurikira Rock Entertainment kuko iyi letter niwe yari yandikiwe nyine.
kuko nta bundi buryo bw'urumva nayibonamo. Hari handitse hati Human Rights Foundation yamaze kumenya ko ufite imigambi yo kuzaririmba cyangwa se ufite gahunda yo kuzaririmba mu Rwanda i Kigali ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Ubwo ni ku munsi w'ejo ahubwo iki gitaramo ntimuzakiburemo, mugende munahatwikire rimwe noneho mubabaze bano bantu. Reka tubanze dukomeze. Ati icyo ni igitaramo cyitwa Move Africa. Ni igitaramo leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda itegura ifatanije na Global Citizen ndetse na PG Lang. PG Lang nayo tuzayigarukaho ubutaha. Ati impamvu tukwandikiye, turagira ngo uhagarike konseri wagombaga gukorera i Kigali ya Move Africa. Bandikiraga John Legend. Ati kurikiza urumva amagambo ariko bari kubwira John Legend. Ati kurikiza urugero rwa mugenzi wawe w'umunigeria watsindiye Grammy Award, wa mugore nakubwiraga Temzi. Ati icyo nawe wahagaritse konseri. Ati icyo gihe uraza kuba wifatanije n'abaturage b'u Rwanda. Uri kumva ariko uno muryango ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu ukuntu uba ushaka kuvugira abanyarwanda ubabeshyera, mwarawutumye. Uyu muryango uri kuvuga ngo John Legend kuba wahagarika konseri ufite mu Rwanda ngo waba wifatanije n'abaturage b'u Rwanda, ndetse ukaba unifatanije n'inzirakarengane z'abanyekongo ziri kwicwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri make bari kumvisha John Legend ko aramutse aretse kuririmbira abanyarwanda aribwo yaba yifatanije ngo n'abaturage b'u Rwanda. Mwiretere uri kumva utuntu babagiye baterekamo. Nakubwiye ngo bano bantu bafite ukuntu bavuga ibintu byabo babitegura neza ku buryo ki bakumvisha ibintu nyine. Nimba ubwiye umuhanzi ati wiririmbira abanyarwanda ku kazi k'abo banyarwanda ari abafana be, bagahita barenzaho ngo nutabaririmbira nibwo uri buze kuba wifatanije nabo kurusha kubaririmbira. Twikomereza urwandiko mandiko irutindaho gake gake kugira ngo turusobanukirwe. Ati uraza kubona none wifatanije n'inzirakarengane z'abanyekongo ziri gupfira mu ntambara u Rwanda rwatejeyo. Ati rwose, ati ni byiza ko wapromotinga impano yawe muri Afurika n'izamuka ry'ubukungu cyangwa se gupromotinga impano ziri muri Afurika, umuco wa Afurika ndetse n'ubukungu bwa Afurika bukazamuka, ariko turagira ngo bitekerezeho neza ibintu byo kuririmba mu Rwanda. Nuramuka uririmbye mu Rwanda, u Rwanda ko nyine ndikurusoma mu buryo bwiza butworoheye twese kubwumva. Nuramuka uririmbye mu Rwanda cyangwa se ukagaragara uri kuririmba mu Rwanda, uraza kuba umeze nk'ushyigikiye ubutegetsi bw'igitugu bwa Paul Kagame. Ubwo namwe muraza kumbwira muri comment nimba muyobojwe igitugu hano, kuko muri Rwanda urabona ko Human Rights Watch iri kuvuga ngo John Legend naramuka aririmbye mu Rwanda garaza kuba ashyigikiye ubutegetsi bw'igitugu bwa Paul Kagame. Ariko Gemeruka ejo bundi atorwa n'amajwi menshi cyane, ubona ko abayoboye bamukunda atabayoboje igitugu. Muraza kumbwira muri comment igiye. Ati nuramuka uririmbye mu Rwanda uraza kubushyigikiye ubuyobozi bwa Paul Kagame bw'igitugu. Ati ndetse ubwo buyobozi ni nabwo buri guteza intambara y'amaraso mbi cyane iri kwangiza uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ati ndetse konseri yawe nuramuka uririmbye mu Rwanda uraza kuba utumye ubuyobozi bw'u Rwanda ubufashije muri gahunda bufite yo kurangaza abantu ngo bagire ngo ni imyidagaduro, abantu barangarira mu myidagaduro, ariko ubundi uburenganzira bw'ikiremwa muntu buri kuhahonyorerwa, buri kwangirika. Ubwo burenganzira buri guhonyorwa muri Kongo kandi biterwa na leta y'u Rwanda yohereza ikanashyigikira, yohereza n'abasirikare bayo n'ibikoresho n'ibindi byose, byoherereza umutwe waciwe cyangwa se wafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye, uwo mutwe w'inyeshyamba witwa M23. Ndetse uwo mutwe w'inyeshyamba witwa M23 ukaba uzwiho kuba warishe abasivile benshi cyane, ugafata abantu benshi ku ngufu ndetse bagakoresha n'intwaro z'intambara mu buryo butari bwo bica abantu, bagafata abana bato bakabinjiza mu gisirikare cya M23. Iyi ni leta bari kwandikira John Legend bamubwira ati u Rwanda rufatanya rwohereza n'abasirikare gufatanya na M23, ngo M23 ifata ku ngufu, M23 yishe abasivile, M23 ikoresha abana batonya batujuje imyaka ikabashyira mu gisirikare nyagasani, ndetse M23 ifata igisirikare cyayo ikikajya kubangamira ubusugire bw'ikindi gihugu, bakajya kwangiza byinshi mu gihugu cy'abandi, ndetse M23 ijya no kwiba amabuye y'agaciro mu gihugu cy'abandi. Gusa nanone ubwo
ubwo ninzajya nkubwira ibintu nawe ugihita usubiza amaso inyuma urebe M23 bari kuvuga tuyibona muri Goma, abaturage bagoma ibyo bari gutangaza turi kubibona, ubu tuvugana M23 iyoboye Bukavu, ibyo iri gukora turi kubihabona, abasirikare bayo ibyo bavuga turabibona, amavideo amashusho arahari, n'ukuntu abaturage b'iyo miji yose maze gufatwa na M23 ubu ubona bishimiye M23 bavuga ati bano bantu baduha umutekano nta kibazo baduteje. Ubona ko mu gihe hano bari kutubwira ngo uwo mutwe ugenda wica abantu ufata no ku ngufu ugira gute, uyu ni umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu uri kuvuga ibi bintu. We ino miryango no kujya muyitondera mukareba ibyo bavuga, mukanagenda namwe mugakora research yanyu mukareba ibyo bavuga koko nimba ari byo. Ubwo mumaze iminsi mubibona muri iyi minsi noneho mufite amakuru ahagije. Intwari Collection, imyambaro myiza y'abagabo ya Made in Rwanda ituma userukana umucyo mu bihe byose by'ubuzima bwawe. Intwari Collection igufitiye amashati meza ya gisirimu y'abagabo n'ibindi byinshi. Dusange muri UTC parking yo hepfo ku muryango wa 16 urebana na Camellia. Wanaduhamagara kuri 0783 551 661. Nawe w'imahanga komande yawe DHL ikugezeho mu minsi 4 aho uri hose. Sanga andi makuru kuri Instagram. Iretere iracyakomeje ntago irarangira, ndacyari kuyibasomera wumva ibintu umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bandikiye John Legend. Iyi letter ikomeza ivuga ati nyakubahwa John Legend, guhera mu mwaka wa 2022 uyu mutwe witwa M23 wigaruriye ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo, baragenda bahashinga ubuyobozi bwabo bubangamiye abasivile cyangwa se butera ubwoba abasivile, ndetse bakomeza bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ayo mabuye akahita agirira inyungu ubuyobozi bw'u Rwanda. Seha bakomeza avuga ati uwo mutwe kandi nanone ufatanije n'u Rwanda niwo watumye abantu benshi bakurwa mu byabo mu byumweru bike bishize, abantu ibihumbi amagana n'amagana bakuye mu byabo bitewe n'ibibazo umutwe ugenda uteza. Ndetse uwo mutwe uba uri gufashwa n'abasirikare b'u Rwanda bigaruriye umujyi wa Goma, ndetse abagera mu bihumbi 700 bakurwa mu byabo baragenda. Uru rwandiko bakomeza babwira bossi cyangwa se nyakubahwa John Legend, ni cyamamare muramukunda muramufana n'umuhanzi, ati nyakubahwa ubutegetsi bw'u Rwanda bushyigikiye M23 bigatuma bangiza amategeko mpuzamahanga ndetse bakangiza n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati M23 yafatiwe ibihano, M23 yafatiwe ibihano n'icyitwa ngo ni US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control OFAC, niko umuryango wahita US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets. Ati icyo kigo cyitwa OFAC cyafatiye ibihano cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyafatiye ibihano M23. Bikoreba hano urwandiko. Ati ndetse n'u Rwanda ubwarwo rwafatiwe ibihano hanini bitewe nuko rushyigikira M23 kandi M23 yinjiza abana bataruzuza imyaka mu gisirikare. Ndetse hano hasi ndagira ngo wumve amagambo umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bahise bakomeza mu rwandiko bandikiye John Legend. Amagambo bavuze bati ubuyobozi bwa perezida w'u Rwanda, ati ni ubuyobozi kugira ngo bugume buriho butuma bukomeza gucungacunga abaturage, ndetse n'ubuyobozi butuma abantu baburirwa irengero, buburisha abantu, bukaba ubuyobozi bukunze gufunga abantu babuvuzeho cyangwa se babukirititse, ndetse n'ubuyobozi bwica abantu batavuga rumwe nabwo bahungiye mu bihugu by'amahanga cyangwa se basabye ubuhungiro kuri. Ati ubwo nibwo buyobozi bwa perezida w'u Rwanda nuko bukora. Uyu ni umuryango w'uburenganzira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu rwandiko bandikiye John Legend. Buriya nuko wenda mwebwe ndi kubibwira muba muzi ukuri cyangwa se munakubamo, ariko ibaze nk'umuntu usoma runo rwandiko nta makuru afite, atari inaha cyangwa se nyine ataba nta yandi makuru yari afite ku Rwanda n'ubwo buyobozi bw'u Rwanda uko bukora. Ngira ngo uri kumva no magambo bayavuzwe n'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ukuntu aba ari amagambo ashobora kuba hari ishusho runaka yakwangiza y'igihugu, cyangwa se hari ukuntu abantu bashobora kwita batekereza ibindi bintu bitari byo. Wenda mwebwe muri kano kanya muba mubizi nyine, ariyo mpamvu muba mugomba no kubibabwira rimwe na rimwe mukababwiza ukuri mwe mukubamo. Nanone iretere iracyakomeje, ariko mu gihe mba ndi gusoma iretere we wicari uri kuyumva ujye ureba ahantu handitse subscribe hakande kugira ngo dukomeze tugendane
uvuga ati umuryango mugari wa Rock Entertainment dukomeje kuwagura. Tuboneraho no gushimira abakoze subscribe mwese, Imana igibaho umugisha kuri channel yanyu. Ndetse hano muri iyi letter bandikiye John Legend bamuhayemo n'urugero, ati urugero twaguha ruherutse, ati ni nkaho leta y'u Rwanda yashimuse ikanafunga witwa ngo ni Paul Rusesabagina, ati kandi uwo Paul Rusesabagina ni intwari ya nyayo, nkuko mwabibonye muri filime bita ngo ni Hotel Rwanda. Ati uwo Paul Rusesabagina ni intwari ya nyayo y'ibyo bakinnye muri iyo filime bitwa Hotel Rwanda, ndetse akaba ari n'umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubyemerewe. Ati ndetse leta y'u Rwanda yateze n'uburyo bwo gukurura amajwi y'ibivugirwa kuri telefone y'umukobwa wa Paul Rusesabagina ariwe Karine Kanimba, ndetse nawe akaba ari umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse bakomeza baha urugero John Legend bamubwira ati John Legend ntabwo ariwe musitari wenyine wamaganye ibikorwa by'u Rwanda, bahita bamuha urugero. Atari nk'umugabo bita ngo Don Cheadle muramuzi, ni umukinnyi w'amafilime. Ati uriya mugabo ukina amafilime mugenzi we ni umusitari ukomeye cyane, Don Cheadle, ngira ngo ni wakinnye no Hotel Rwanda ndakeka siwe, that's correct. Ati uriya wakinnye mu mafilime n'abari abasitari bakinnye Avengers hafi ya bose, ati bose bifatanije na campaign yo kwamagana leta y'u Rwanda bavuga ngo nimufungure Paul Rusesabagina. Murabyibuka bwo Hollywood abasitari benshi bari bahagurutse bavuga, bambaye imipira ivuga ngo mufungure Paul Rusesabagina, ibyo byose mwarabibonye. Nibyo hano bahagamo urugero John Legend nko kumubwira ati hari n'abandi basitari bagenzi bawe riga cyangwa se bakurusha no kuba abasitari bakina amafilime barenze, nabo bagiye bamagana basaba ko Paul Rusesabagina afungurwa ngagasubira iwabo ahitwa San Antonio muri Texas. Ati mu gihe igihugu cy'u Rwanda kimwe cya kabiri cy'abatuye u Rwanda batuye mu bukene, iyi ni letter bandikiye John Legend. Ati mu gihe kimwe cya kabiri cy'abatuye u Rwanda, ubwo abanyarwanda muzi miliyoni zanyu, ati kimwe cya kabiri cy'abatuye u Rwanda bari mu bukene. Ati mu gihe perezida w'u Rwanda afata amafaranga akayakoresha mu bikorwa bye, cyangwa se mu gutegura ibyo birori mpuzamahanga nk'izo za Move Africa, ndetse no gutera inkunga amakipe akomeye yo hanze. Ubwo ni bya bindi byo gutera, ntago ari gutera inkunga amakipe, ni deal ya bya bindi u Rwanda rukora byo gutera amakipe inkunga, ukabona amakipe akomeye yambaye Visit Rwanda, hagari Visit Kagame byanditseho. Hano bari kuvuga ngo ngabikoresha mu nyungu ze, ngaho afata amafaranga ngakayohereza muri ngo mu gutera inkunga amakipe, mbega bagaragaza ko ayo mafaranga aba ari gukoreshwa nabi. U Rwanda rwari kuyakoresha nabi nyine kandi abaturage bakeneye. Ni mu gihe nanone ariko ayo mafaranga ngo burya agaruka ku bwinshi, yamamaza izo Visit Rwanda cyangwa se n'ibyo bitaramo hari icyo bifasha. Turaza gusoma iretere nanone yanditswe na RDB mu kiganiro kiri buze gukurikira kugira ngo ubashe gusobanukirwa impamvu ari amafaranga rekurwa na leta y'u Rwanda ajya muri izo za Visit Rwanda habwa ari amakipe n'ibiki byose. Turaza kugenda tubisobanukirwa. Reka tubaze twisomera ino retere. Izo mbega ni ingero zose bakomezaga bahereza uno mugabo John Legend zatuma ataza kuririmba mu Rwanda. Bakomeza bavuga ngo ati twizera ko perezida w'u Rwanda, ngo n'umukuru w'igihugu cyacu, agamije kuba yafatirana iki kirori kigiye kubera mu Rwanda kizaba ejo, kugira ngo yifashishe ubwamamare bwawe weho John Legend n'ukuntu uri icyamamare ufite na influence, kugira ngo abashe kugaragaza indi shusho y'uko mu gihugu cyari ibintu bisanzwe, ibintu bimeze neza, n'ubuyobozi bwe buyoboye neza, abaturage bishimye, ibintu biri ku murongo, yifashishije ubwamamare bwawe na influence yawe kugira ngo agaragaze ko mu Rwanda ibintu ari amahoro, ariko nyine ari ukugira ngo abeshye abantu n'amahanga. Bakomeje bamubwira ati nuramuka uririmbye mu Rwanda uzaba umeze nk'uri gutuma abantu badatekereza ku ntambara iri kumena amaraso muri Kongo, bahugire kuri iyo konseri yawe, utume abantu batibuka intambara iri gutezwa na perezida w'u Rwanda muri Kongo. Ndetse na propaganda ye uraza kubishyigikiye perezida w'u Rwanda y'imyaka 20 amaze ayoboza u Rwanda igitugu turashize. Ndetse uraza kuba ushyigikiye n'ibyaha mpuzamahanga perezida w'igihugu yakoze, harimo ibyaha by'intambara, ibyaha bibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse banarenzaho, wumve bano bantu ukuntu nta keza kabo, banarenzaho bashaka gufata jenoside yabaye mu Rwanda 94 nayo bashaka kuyimushyiraho muri uru rwandiko ngo niwe wabiteye, bavuga ngo bishoboka ko ari we wabiteye. Wumve aho ibaze ku mugani. Ibi bintu nibyo navugaga, nk'umuntu usoma bino bintu ataba mu Rwanda atazi ukuri ukuntu ashobora gufata bino bintu. Uzi ngiyi imiryango yita ngo iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, imiryango ntago ari sawa. Iyi letter ngiye nayisomye ngira ubwoba, ndi kuyisomana namwe muri kano kanya.
urumva urwandiko bafashe umwanya barandika umwanya ungana gutya bandika ibintu nk'ibi byose ndetse bakomeje babwira John Legend ati nk'umugabo nkawe wakijijwe n'umuziki cyangwa se witeje imbere, umugabo wabaye successful, umugabo nkawe muri societe no mu muziki muri rusange w'icyamamare, wagiye ushyigikira ukazamura ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukabushyigikira John Legend, ndetse ukanashyigikira iriya miryango ya Amnesty International, turagusabye mu byubahiro byawe uhagarike kuzajya muri iyo konseri bita Move Africa izabera i Kigali. Kurikiza urugero rwa mugenzi wawe Temuzi uherutse gutsindira Grammy Award, ni ibihembo biba bikomeye cyane. Ejo bundi Temuzi yatwaye ibihembo bikomeye cyane, umwe wahagaritse konseri mu Rwanda. Ati nawe ukurikiza urugero rwa mugenzi wawe uhagarika iyo konseri. Ndetse aho ngaho uraza kuba influence yawe ikoresheje ushyigikira urugamba rwo kurwanira kwishyira ukizana, ndetse aho ngaho uraza kuba unafashije abaturage b'u Rwanda. Umva mu ariko baba badufitiye. Ndetse hasi basoje urwandiko bavuga ati John Legend, nimba uko kumva gushaka gufasha abaturage b'u Rwanda, twishimiye kuzakwigisha no kugusobanurira ku by'ingingo twavuganagaho, tukakwereka n'ubundi buryo bwiza wafashamo abaturage b'u Rwanda ariko udakoreshejwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu yandi magambo, ndetse hasi bahita bashyiraho na email yabahamagaraho na nimero yabahamagaraho email mu gihe yaba akeneye ko bamusobanurira byinshi ngo n'ubundi buryo yafashamo abanyarwanda. Ngira ngo uri kumva abo bantu impuhwe ngo babafitiye, bagiye kubwira John Legend ubundi buryo yabafashamo. Uru ni urwandiko aba bitwa ngo ni Human Rights Foundation bashyize kuri account yabo ya Instagram, bashyizeho runo rwandiko. Ni urwandiko rumaze kurebwa n'abantu benshi, rumaze kugira comment zirenga 900 urebye account ya Human Rights Foundation. Ariko narebye muri comment z'abantu basubiza no rwandiko, mbona abenshi n'abanyarwanda n'abandi bantu bazi ukuri banyomoza runo rwandiko, ubona bari gutuka ahubwo uyu muryango warana uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bavuga ko ibyo bavuze byose mu rwandiko ari ukubeshya, ndetse n'ubwo biyita ngo baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu baba babeshya ahubwo bahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Cyane cyane nk'umuntu wese uba mu Rwanda cyangwa wasuye u Rwanda cyangwa z'u Rwanda azi ukuri kose kuhabanye n'ibintu byanditse muri iyi letere. Urabizi ntabwo nkunda ubundi njye mbakubita ibintu nkahita nigenda, ariko ibi ngibi byo nanjye kuko ariho mba cyangwa se n'undi wese wahageze arabizi ko ibintu byose dusomyemo hano bagerageje kubwira John Legend ibi byo ni ibinyoma kabisa. Ariko ikintu nabonye urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bantu baba mu Rwanda n'abandi bahasuye basubije, ubona bari gutuka banababajwe batewe agahinda n'uru rwandiko, kuko urwandiko barushyize hanze abantu bose bageze mu Rwanda cyangwa se bazi u Rwanda n'abazi ukuri kwa nyako kw'ibiri kwa muri Kongo, cyangwa se banazi ubwo buyobozi bw'u Rwanda, kuko hano bavuga ko ari ubuyobozi bumaze imyaka 24 ku gitugu abaturage ngo badashaka. Ubonaga ko rwose bari gutuku n'umuryango wiyita ngo waranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, niko wiyita. Ubonaga ko rwose barakaye, ubona ko byababaje cyane. Ubwo nawe nuza gushaka uragenda nawe ubasubize bikurikije n'ukuntu uzi urwandiko n'ahangaha rurangirira. Reka twizere ko ejo John Legend nabonye bamaze gutegura ahazabera igitaramo, muzagereyo muri gesho muri icyo gitaramo. Sikuru urwandiko rutumye namamaza igitaramo kitanyishyesha. Ejo tuzajye kwirira show muri Arena, niho hazabera icyo gitaramo cya Move Africa, kugira ngo munereke bano bantu ko baruhiye ubusa, mu yandi magambo batazanagira koko ngo murababaye cyangwa se ngo ibyo babavuga ni ukuri. Wibuke gukora subscribe aho hasi, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.